Ndabashuje kandi ndabashimiye bakunzi ba Imenye Mubyeyi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kibereka ibimenyetso bishobora kugaragara ku mukobwa cyangwa se umudamu mu gihe cy'imihango. Umuntu ndetse n'izindi nyamaswa ziba zigizwe n'akantu gatoya cyane katarebeshwa ijisho kitwa atome. Tukaba twihuza tugakora icyo twita molekile, hanyuma izo molekile zikihuza nazo zigakora makromolecule, nazo zamara kwihuza zigakora icyo twita organelle, zazihuza nazo zigakora icyo twita seli cyangwa se akanyangingo. Aka kanyangingo niko dufata nk'igice fatizo kigize umubiri w'umuntu. Tuno tunyangingo nitwo tuzihuza hanyuma tugafominga icyo twita tishu. Hanyuma izi tishu zakihuza zigakora icyo twita organe cyangwa se urugingo. Uru rugingo iyo ingingo zirenze rumwe zihuriye ku kamaro kamwe, iki gihe tubyita organ system. Hanyuma izi organ system cyangwa se izi ngingo zihurijwe ku kantu kamwe, iyo mu bice bitandukanye by'umubiri hari ingingo runaka zikora umurimo umwe, iki gihe nibwo tubona umubiri w'umuntu. Bitewe n'uko umubiri w'umuntu ukozwe muri ubu buryo rero ugira impinduka nyinshi zitandukanye. By'umwihariko hakaba hari impinduka zishobora kuba ku mugabo ndetse no ku mugore. Nk'urugero nko ku badamu, kugira ngo agire isura y'abakobwa, kugira ngo agire amabere ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri umugabo atagira, ndetse n'umugabo akagira ubwanwa ndetse n'ibindi byose bitandukanye n'umugore. Ibi biterwa n'imihindagurikire y'umubiri ndetse n'imisemburo iri mu mibiri yabo. By'umwihariko rero reka twirebere ku badamu cyane. Ku badamu rero imihindagurikire y'umubiri wabo iratandukanye cyane mu gihe yageze mu gihe cy'uburumbuke, aho atangira kubona imihango. Mu gihe cy'imihango rero abadamu bagira impinduka zitandukanye kandi bahurizaho. Akenshi usanga nk'uruhu rwabo rwahindutse, aho usanga niba umuntu ari inzobe yabaye inzobe nziza ikeye, niba ari igikara akaba igikara cyiza gikeye. Ushobora kwibaza ngo ibi biterwa n'iki? Ibi biterwa n'uko umusemburo witwa estrogen ufasha kugira ngo imihango cyangwa se ukwezi k'umudamu kugende neza, no kugira ngo umudamu azabashe gutwita, uyu musemburo utangira kwiyongera muri kiriya gihe cy'imihango. Hanyuma uyu musemburo ufite n'akandi kamaro ko gutuma cholesterol imera neza mu mubiri. Ikindi uyu musemburo ukarinda n'amagufwa ndetse ugatuma akomera, kuko uyu musemburo ufite akamaro ko gutuma cholesterol igenda neza mu mubiri. Kandi iyi cholesterol ikaba ifite umumaro wo gutuma uruhu rusa neza. Niyo factor ya mbere cyangwa se ingingo ya mbere ituma abakobwa ndetse n'abadamu mu gihe cy'imihango uruhu rwabo ruhinduka rugasa neza cyane. Icya kabiri ni ukugira ibiheri cyangwa se icyo twita acne ku mubiri, by'umwihariko mu maso ndetse no ku matama. Ni ikibazo gisanzwe muri iki gihe cy'ukwezi k'umudamu. Abagore bakuze cyangwa se bari mu gihe cy'uburumbuke bakunda kugira ibiheri cyane kurenza abagabo bitewe no kwiyongera kw'imisemburo. By'umwihariko hari umusemburo witwa sebum. Uyu musemburo witwa sebum utangwa na glande twita sebaceous gland. Uyu musemburo rero ukaba ufunga imyenge, hanyuma imyenge yamara kwifunga ikazazamo ibibyimba aribyo twita ibiheri. Mbere cyangwa mu gihe cy'imihango ushobora kubona ibiheri ku matama ndetse no mu musaya wawe. Ibi nubibona uzamenye ko nta kibazo. Icya gatatu, ushobora kumva amabere ariko kurya kandi anaremereye cyane. Ububabare bw'amabere ni ibintu bisanzwe cyane muri iki gihe cy'imihango. Amabere yawe aba ameze neza nyuma yo gusohoka kw'intangangore na nyuma y'imihango. Ibi bikaba biterwa no guhindagurika kw'imisemburo ya estrogen ndetse na progesterone ndetse na prolactine. Iyi ni imisemburo igufasha kugira ngo ukwezi kwawe kugende neza. Mbere y'uko intangangore isohoka, umusemburo witwa estrogen ugenda ugerageza kwiyongera cyane, hanyuma nyuma y'uko igira imaze gusohoka, umusemburo witwa progesterone nawo ukiyongera. Icya gatatu, hari igihe wumva urushye ariko ntushobore gusinzira. Umunaniro ni inzira mbi ku bagore benshi muri iki gihe cy'izunguruka cyangwa se cy'ukwezi kwabo. Guhindagurika kw'imisemburo bihungabanya uburyo bwawe bwo gusinzira, bikagutera kumva unaniwe cyane. Guhindagurika kwa estrogen ndetse na progesterone bishobora kandi kongera ubushyuhe bw'ibanze bw'umubiri, cyane cyane iyo uryamye.
Muri iki gihe uzabasha kubona ibitotsi ari uko ubushyuhe bw'umubiri wawe ari bukeya. Icya gatanu, uzumva ufite uburibwe mu nda ahagana hasi. Kubabara mu gice cyo hasi cy'inda nibyo bikunze kubaho mu gihe cy'imihango. Kurwara bibaho mbere cyangwa se mu gihe cyawe, aribyo twita dysmenorrhea premiere cyangwa se primary dysmenorrhea. Bitandukanye n'ibindi bimenyetso byinshi bitangira hagati y'icyumweru cya mbere n'icyumweru cya kabiri mbere y'ukwezi kwawe, bikarangira ari uko imihango yawe ishe. Uku kuribwa mu bisanzwe bigaragara mbere y'ukwezi kwawe, bikamara iminsi 2 kugera kuri 3. Uku kuribwa mu nda kenshi gukunda no kujyana no kuribwa umugongo ahagana hasi ndetse no ku matako. Imihango ntabwo igira ingaruka ku nda gusa, imihindagurikire y'imiti karemano yitwa prostaglandine iba iri muri nyababyeyi ituma habaho ukwiyegeranya kwa nyababyeyi cyangwa se icyo twita contraction, bityo ukaba ushobora kuribwa umugongo ndetse igenda bikaba byanakugora ndetse n'ibindi. Icya gatandatu ni ukwituma impatwe ndetse no guhitwa. Iyo imihango yawe ije bituma igifu cyawe kidakora neza nk'ibisanzwe, bigatuma bamwe bagira impiswi, abandi bakagira constipation cyangwa se kwituma impatwe. Icya karindwi ni ukubyimbagirana ibirenge, mu maso ndetse n'umubiri. Kubyimbagirana kenshi biterwa n'amazi aba atabashije gukoreshwa n'umubiri, bityo rero ukaba ushobora kugabanya uku kubyimba mbere y'imihango, kwirinda gukoresha umunyu mwinshi ko utuma amazi yibika mu mubiri. Kurya imbuto n'imboga nyinshi ni bimwe mu bituma rwose ushobora kwirinda ibibazo byo kubyimbagirana, kandi ugakora siporo buri gihe bizakurinda cyane. Icya munani, muri iki gihe cy'imihango uribwa umutwe. Uku kuribwa umutwe biterwa n'impinduka z'umusemburo wa estrogen. Rero niba ukunda kurwara umutwe, birashoboka ko ushobora kuza mbere y'igihe cyawe cy'imihango. Icya 9 ni uguhindagurika mu myitwarire cyangwa se guhindura uko witwara. Akenshi biterwa no guhindagurika kw'imisemburo, bigatuma habaho ibimenyetso runaka ku mubiri, nabyo bikaba bishobora kugira ingaruka ku marangamutima yawe. Nk'urugero, ushobora kuba warira cyangwa se ukumva urakaye, rimwe na rimwe ukagira umushiha uvanze no kuvuga nabi. Icya 10 ni uguhangayika ndetse no kwiheba. Kwiheba no guhangayika bikunze guterwa ahanini n'icyo twita premenstrual syndrome cyangwa se ibyo bimenyetso byakubayeho mu gihe cy'imihango. Hafi ya 1/2 cy'abagore bashaka ubufasha ku bimenyetso by'igihe cy'imihango bafite ubwoko bumwe bwo kwiheba cyangwa se guhangayika. Amateka y'uburyo bumwe ashobora gutuma ibimenyetso byawe mbere y'imihango biba bibi. Urugero, kuba wenda warigeze kugira ikibazo mu mihango yabanjije bishobora kuzatuma rwose mu mihango izakurikira uhangayika cyane, bityo ukaba wajya kuri iyi ngingo. Rero nshoje mbashimira uburyo mwadukurikiranye ndetse n'uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Njyewe mwari kumwe, nitwa Munyanziza Stéphane. Ndibutsa kugira ngo mukore subscribe, hanyuma ubundi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubategurira, dore ko byuje ubutumwa bwiza kandi ufitiye umubiri wanyu akamaro. Gusa bashishikariza no gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere. Ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube, hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi. Umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona list y'amavideo menshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe, ni ukubanza ugakora subscribe. Umara gukora subscribe ugakanda kano kazogera kugira ngo amakuru azageza uhite ubasha kuyabona. Hanyuma umaze kugakirika uraza ukareba video imwe ushaka kureba, hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba.